Murakoze nshaka kubanza kubasuhuza duherukana kera cyane nkora interview nyiri muri APR so ku kibazo wambajije ngira ngo uyu no munsi wa nyuma tugiye gukorera hano dufite iminsi ibiri tuzakorera South Sudan tuzagenda ejo nka saa 4 tuhagere nka saa 9 tuzakora imyitozo ari yawe nk'isaha imwe y'uku recovering so ahangaha imyitozo imeze neza kugira ngo habayemo icyo navuga nyine rotar abakinyi bageze kuri 9 batinze kuza ako abaje twarakoranye nk'umutoza biba bigoranye muri equipe nationale nyine ubu ufite igihe gito ukeneye gukora n'abakinyi ako abenshi ngira ngo turaziranye tumaze igihe dukorana ntago byatugoye cyane ubona yuko message ni yindi tumaze igihe dukora agari chance mirangaho nini cyane. Coach nkurikije uko bivuga bisa naho kuri wowe bitagushimishije kuba hari abakinnyi baje nyuma batinze, umwanzuro warawumenyeshejwe uko bazaza batinze cyangwa nawe byakuguyeho nkuko nabandi bose babibonye hari nk'itangazo? Oya narabimenye barabimbwiye ako nk'ukuntu bivuze nk'umutoza ubukeneye abakinnyi bose kugira ngo utegure match akenshi ujya gusanga wena nk'aba bakinnyi ari benshi basha ari benshi bavuga nyine ko batazi wenda uko tumaze iminsi dukina so ubukeneye nyine kubibutsa uko duhagarara so mu minsi 4 biba bigoye so ako baramenyesheje baraza niba byoroshye nk'umutoza bukeneye ku squad yawe yose ugategura ako nk'ukuntu abivuze harimo abo tumaze igihe dukorana ibyo tuba dutegura barabizi no kubibutsa gusa nk'ukuntu bivuze ngiye nk'umutoza icyo nakwifuza yuko mfite squad yanjye ako nk'abayobozi bambwiye yuko niyo situation nk'umutoza uhari sinshobora kuvuga ndimo ndapinga ibi n'ibi ariko nukuba mavuga nyine kuba flexible ukabyakira nyine ukareba ukuntu ukorera muri iyo situation arimo navuga nyine ko amuza element nyinshi cyane kugira ngo ariyo message na tugitangira camp ari message nahaye abakinyi babwira nyine ko iyo ugeze ahangaha ari avuga za values ndangagaciro z'umukinyi wa national bagomba gukurikiza mbibutsa nyine ko nta mpamvu zo kuma amahirwe yo kubasezera umuntu wese uje muri national ko tumaze igihe tubikora ari byo bagomba gukurikiza harimo discipline harimo effort berekana mu kibuga harimo ibintu bitandukanye so twabahamagaye nyine twizeye nyine ko bafite bamerita kuba barangaha ako tubisabwe nyine n'abayobozi twagomba kugabanya abakinnyi so ukareba abakinnyi batandukanye abazagufasha mu bo twera imyingira ngo
nibo twakuyemo, twabonye yuko abasigaye nibo bashobora kudufasha muri iyi match tuzakina na South Sudan. Ngira ngo habaye ibintu byinshi, navuga nyine ko wenda n'ibyo birimo gutangira nyine abakinnyi muri APR akazamo wenda na situation ya coaching, ariko nk'ukuntu bivuze umutoza mukuru ntabwo yari ahari, hari ibyo twaganiriye ngira ngo na kocha Yves yari arimo muri, ngira ngo aracyafite na kontra mu byo twaganiriye, ngira ngo kugira ngo dutegure n'iyi match hari ukuntu twajyaga tubikora dutegura match dukurikira abakinnyi batandukanye. Yari ahari, ajya kugenda yaratuganije tubwira ukuntu ko ari twe tuzakurikira iyi match ko igizemo utubazo. Bigeze aha ngaho ngira ngo nk'ukuntu bivuze umunsi wa camp twageze ari nk'ibisanzwe, ngira ngo ngiye twarakoranaga cyane bako mfite kontra, hari ukuntu twakoranaga muri office dutegura ibintu bitandukanye. Ndakeka yuko na kocha Yves yari abizi, so tugeze muri camp bisabwa nyine ko ntanga gahunda ko tuzategura iyi match. Nanjye natunguye kubona message muri groupe kocha Yves asaba ko tazaboneka, adufelicita nyine atubwira nyine ko tugerageze turebe ukuntu dutsinda match. N'ibyo ibindi byo numvishe nanjye muri media. Navuga yuko ni ukubasaba nyine bakadushyigikira, icyo cya mbere. Wenda namwe media ngira ngo mumaze iminsi mubona ukuntu hari ibintu byinshi cyane byahindutse muri national team. Urabona yuko hari mindset yahindutse mu bakinnyi. Mfite icyizere yuko iyo momentum dufite muri AFCON na World Cup qualifier dushobora kuyikoresha kugira ngo tuyikarifiye muri CHAN. Navuga yuko ibyo ni ibintu nanjye mvuga yuko bitangiye guhinduka. Ari ukuntu umuntu yavugaga Amavubi ukumva nyine ko wenda tuzatsindwa ibi n'ibi, ariko abakinnyi bakinye muri Nigeria ngira ngo harimo abakinnyi bageze kuri 4 cyangwa 5. So abo bakinnyi 5 ari icyo navuga yuko nabo ari ukuntu bashobora kumotiva bagenzi babo, bameze nk'aba leader. So kuvuga nyine ko bishobora kugorana, ngiye mfite icyizere. Urabona yuko hari ikintu cyahindutse mu bakinnyi, hari ikintu cyahindutse ubona yuko ari level bazamuye. So bima icyizere yuko dushobora kwitwara neza imbere ya South Sudan.